Mu misozi miremire y'u Rwanda iteyeho icyayi, umuhungu witwa Karemera yari yikoreye amavuga menshi ku mutwe. Mushiki we muto Mia yakinaga mu ruzitiro akurikira ibinyugunyugu afite ibishimo byinshi. Ariko mu kanya gato Mia yitambitse imbere ya Karemera. Amavuga yose yamanutse hasi aragenda bipinga mu mukungugu. Karemera yarafite umuginya n'agahinda, ariko Mia we amureba atazi ibyabaye. Sogokuru yaje yagendera ku nkoni ye nziza. Abonye Karemera ababaye aramwegera maze amushyira ikiganza ku rutugu. Sogokuru ntiyarakaye, ahubwo yamweretse umutima mwiza n'icyizere cyinshi. Sogokuru yafunguye Bibiliya ye yerekana umurongo wera. Asoma mu Bakolosayi 3 umurongo wa 16 hagira hati: ijambo rya Kristo rigume muri mwe rifite ubutunzi bwinshi, mwigishanye kandi muhugurane mu bwenge bwose, muririmbira Imana zaburi n'indirimbo n'ibisinzijo by'umwuka, nishimwe mu mitima yanyu. Mu gihe yawusomaga, umucyo urabagirana waje mu maso ya Karemera. Umugina wose urashira, Karemera asobanukirwa n'uburyo bwo kubaho mu mahoro. Karemera na Mia watangiye gutora amavuga bafatanyije. Barasekaga, bishimye, bafite umutima utuje. Sogokuru yarabitegerezaga maze araseka, abonye ko abana bamaze kumenya gukunda nyabyo. Ubwo bagendaga, inshuti yabo Bosco yaje yiruka ashaka kubereka igikinisho cye. Nuko agonga igitebo cy'amavuga maze amwe yongera kugwa hasi. Ariko Karemera ntiyarakaye, yasetse Bosco maze amubwira ko bafatanya kuyatora. Aba bana bose batangiye kuririmba bishimye ubwo bagendaga mu mudugudu. Iyi ndirimbo yabo yari nziza cyane, ihuje amajwi, ituma buri wese wari uhari yumva afite umutima mwiza n'ibyishimo. Umunsi warangiye bicaye munsi y'igiti cyavuga hamwe na sogokuru. Barimo kurya amavuga meza bafatanyije gusarura. Karemera yakoze ku mutima we, aseka buhoro kuko yamenye ko ijambo ry'Imana rizana ubutunganye n'amahoro mu mutima.